munsi w'ejo mu biganiro hafi ya byose twakoze wasangaga muri commentaire ari kugaruka ijambo rimwe cyangwa se ikibazo kigira giti ese kubera iki mutari kugaruka kuri Moriox cyangwa se ngo mubavugeho cyangwa se mugaruke ku bikorwa bitandukanye bakomeje gukorera mu bihugu by'amahanga aho bari kugenda bazamura ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda aho bamaze kugaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda gifite abahanga nkuko muri Uganda byagiye bigenda Ghetto Kids babigaragaza ku isi hose muri rusange. Gusa ariko nubwo hano mu gihugu cy'u Rwanda usanga media cyangwa se ku bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha izo nkuru zabaye nkiya kuri Moriox, mu gihugu cy'u Burundi bongeye kubigarukaho bari gushimira bano bana nyuma yuko indirimbo y'umuhanzi bita Kiriko Akiri bita ahanihe indirimbo bayifashije kugira views miliyoni mu gihe gito, ibintu bitari bisanzwe byageze ko bita Kiriko Akiri we biramurenga, arabashimira birenza. Abana bagiye bikora mu bihe bitandukanye mwabonye kuva baturuka no mu gihugu cy'u Rwanda indirimbo bayikoreye ibintu by'ibitangaza. Gusa ariko si ibyo gusa, hari n'izindi nkuru zitandukanye bano bana bagiye bakora hariya mu bihugu bitandukanye kuko bahereye mu gihugu cya Qatar bavaye bakurikizaho igihugu cya Armenia n'ubu ngo kugeza kuri uno munsi bakiri kubirahira. Ni igitaramo gikomeye bakoreyeyo. Ibyo byose n'ibyo ngo tugarukaho muri aka kanya cyangwa usaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe ubundi tukajya tubana buri munsi ibigano nk'ibi biryoheye amatwi na handi bisanga ni kuri YouTube channel yanyu Philox TV. Nkwibuze ko biri kumva kuri micro ni Philox Aime umwana wo mu ntara. Reka nkwikaze muri ubu buryo ubundi nze tuganire byose birambuye kuri abana bita Moriox Kids. Muri Felician Auto Spare Part tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose cyane cyane ku modoka zizwi nka Hyundai cyangwa se imodoka z'amakia. Akarusho nuko kubadutumye ibikoresho mu gihe cy'ukwezi kumwe biba bigushyitseho, ndetse n'ababandi bagurisha cyangwa bakagura imodoka z'ubwoko bwose twabatekerejeho. Waba ufite ikibazo cy'BS, aho ntabwo nibagiwe kukubwira ko iyo uguze PS muri Felician Auto Spare Part tugufitiye igaraje ry'icyitegererezo ari ryo bita Two System Auto Korea Garage. Kandi akarusho iyo uguze PS tuguhereza garanti. Felician Auto Spare Part, igisubizo kuri mwebwe mufite imodoka zananiranye. Nari ngerageje kugaruka muri make cyangwa se ngenda nyura mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho muri aka kanya aho tugiye kuganira kuri showbiz. Gusa ariko by'umwihariko turajya mu gice cyo kubyina. Ni igice abantu benshi badakunda guhanga amaso ariko gikora ibikorwa bitandukanye. Ni igice tubona yuko giteza imbere ibihangano bitandukanye habamo indirimbo, ibisigo n'ibindi byinshi bitandukanye bibasha kugaragara kuri izi social platforms zitandukanye dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda yewe no ku isi yose muri rusange. Yuko y'amaso mu gihugu cy'u Rwanda ugenda ubibona. Nagiye mbibabwira yuko uwo bita Sherry Silver n'umubyinnyi mpuzamahanga gusa ariko ukomeye wegukanye MTV Award wagaragaye mu ndirimbo y'uwo bita Gambini, indirimbo bita This is America. Ikintu gikomeye urumva ko ikintu bita kubyina ni ikintu gitunga umuntu, ni ikintu kimuhereza amafaranga, ni ikintu kimuhereza izina. Ugasanga no muri public aba ba General Benda, Jojo Breezy n'abandi batandukanye nka Divine Uwase cyangwa se Shakira, bose nibyo bagiye banyuramo kugeza kuri uno munsi. N'abantu bafite izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga barakurikiranwa, yewe ni n'abantu bujya kwira amazina yabagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu rero no muri nyina ngo twigarukiye kuri abana bita Moriox Kids, abana banditse amateka, abana bakomeje gukora ibintu by'ibitangaza. Gusa ariko mbere ko tubyinjiramo neza hari ikindi kintu kuye kumenya. Moriox Kids kugeza kuri uno munsi mu gihugu cy'u Rwanda bafite records cyangwa se basetinze ibintu bitari byakorwa n'undi muntu. Kugeza kuri uno munsi dutegereje uzabikuraho. Gusa ariko mu mboni zanjye mbona yuko umuntu adahari ndetse atari navuba kuko n'aba bana ntibateganya guhagarika ibintu byabo bikuri move. Kandi ikindi bafite management cyangwa se abantu babakontrola cyangwa se babashyira muri forme cyangwa se bagenzura ibikorwa byabo bya buri munsi. Bameze fresh cyane niko twabisobanura. Aba bana kugeza kuri uno munsi bakomeje kwandika amateka, nibwo buryo nabisobanuramo. Gusa ariko nkwibutsa kuri izo records abantu n'undi busanzwe babyina mu buryo bagiye babisobanura, babyina ariko ari n'abanyeshuri n'abana bakiri ku mashuri aho babitangiye bumva yuko ari ikintu cyabafasha kugira ngo babashe kwiga, babashe kwigurira ibikoresho by'ishuri, babashe kwihereza bimwe mu by'ingenzi ibyo twavuga nka basic needs. Ibyo niko babitangiye. Gusa ariko kugeza kuri uno munsi byamaze kuba business, byamaze kuba ikintu gikomeye cyane. Kubabona bisaba cyangwa se amafaranga kugira ngo bagufashe muri promotion. Abantu babyumve neza batazagira ngo nibyende tujye tuvuga ku mbuga bivuga yuko ngo utatera imbere utabafashije ngo udatanze akantu. Bo ni igisobanuro bamaze kubigira business kuko kugeza kuri uno munsi mu gihugu cy'u Burundi nibo bari kubyumva neza. Bigeze ku muhanzi bita Kiriko Akiri we byahindutse ibindi bintu. Nibyo ngira ngo tuze kugarukaho neza, turaza kugenda n'umurongo kundi cyangwa se akantu ku kandi. Moriox Kids kugeza kuri uno munsi kuri Facebook bafite aba followers bagera kuri miliyoni 3
zirenga n'ibihumbi 300 gutyo zisaga no mu bindi bihumbi. Nawe byumve miliyoni 3 sinzi ngiye mu bushakashatsi nubwo atari bwinshi cyane nabashiye gukora, sinzi undi muntu ufite account ifite aba followers bagera kuri miliyoni 3 w'umunyarwanda. Ashobora kuba hari cyangwa se ataba mu gihugu cy'u Rwanda gusa, ariko Moriox Kids nibo bana bafite izo records, aho niho bagize ibihangano byabo bitandukanye, izo ndirimbo babyina, ayo ma challenge cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Gusa ariko ikintu ukwiye kumenya kuri TikTok niyo bayoboye igihugu cy'u Rwanda ubwo, kuko bafite aba followers barenga 750, abandi tuzibaza babakurikirana ba General Benda bari mu 600. Iyo bageze kuri YouTube yabo bari mu 340 gutyo. Urumva ko nabana bamaze kugira audience nini. Gusa ariko ushaka ibibazo uti babikoze mu gihe kingana iki? Ni igihe gito cyane kuko kugeza kuri no munsi ntabwo hashize igihe kinini tubabona cyangwa se tubona ibikorwa byabo bitandukanye. Gusa ariko sofa n'abana bahagaze neza cyane kugeza muri aka kanya. Ikindi ngira ngo ngusobanure neza, ugomba kumenya kuri abana bita Moriox Kids ubu kugeza kuri no munsi hari amateka bakomeje kwandika, hari ibyo bamaze kwerekana yuko babishoboye. Nabigusobanuriye ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa munani nibwo twabonye ababyeyi bamwe muri barabana babaherekeje ku kibuga mpuzamahanga, ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe hariya mu mujyi wa Kigali. Nibwo babaherekeje, bano bana bari berekeje mu bihugu bitandukanye, banyuze mu gihugu cya Qatar bagira ibyo bahakorera, bakurumereza muri Armenia. Muri Armenia ho na amateka yandikiweho n'ibindi bahakoreye. Bahereye muri Qatar twagiye tubona indirimbo zitandukanye bagiye bakorera ama challenge bagenda, indirimbo bita aha ni he yo turi buze gusorezaho mu kiganiro bita Kiriko akiri ubwe yaje kubura uburyo bisobanura, agira ubutumwa agenera abantu bana by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange bamubaye hafi. Gusa ariko aba bana bakigera mu gihugu cya Qatar, video zari nyinshi ababashije kugenda babakurikirana mwarazibonye, twarazibonye kuri Facebook, twabonye byinshi birambuye cyangwa se buri kimwe kuko post yasohokaga buri kanya tugeza aha dukoze ibi bimeze bitya. Aba bana bakimara kugera muri Qatar bakoze n'undi video zabo zitandukanye. N'abana benshi kimwe mu nakomeje gusobanurira abantu mbibumvisha neza n'uburyo aba bana ari benshi aberekeje mu gihugu cya Qatar. Gusa ariko bakomeza uburyo ari benshi, abantu baribazaga batese management yabo ifite amafaranga ngana iki, bimeze bite ku buryo abana bose bashaka gufata indege bangana kuriya bakamara iminsi ngana kuriya baba mu mahoteli. Urumva ko nibyo nakubwiye, gutegura ibintu byiza bakabitegura kare, bakamenya isoko, bakamenya uburyo ibintu babiproducinga, ugasanga bibyaye umusaruro ukomeye. Abo bana bakimara kugera mu gihugu cya Qatar n'ubundi izo video twarazibonye tubona byinshi, gusa ariko ntibahatinze bahise bakomereza muri Armenia. Bakimara kuhageraho niho navuga ko hari izingiro bya bimwe mu byo bakoze. Igihugu cy'u Rwanda kugeza kuri uno munsi bakimenyekanishije ku rundi rwego bitandukanye n'abandi bahanzi dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bigoye yuko babona stage zikomeye cyane hari muri biriya bihugu nk'igihugu cya Armenia. Ni stage nini, ababashije kubona izo video byari ibintu bisa neza cyane. Ngiye ku giti cyanjye nshimira Moriox Kids n'abandi bantu bose babibayemo cyangwa se n'abandi bantu bose bagize uruhare kugira ngo kiriya gikorwa kigende neza cyangwa se kiriya gitaramo kigende neza. Ni stage yari nziza cyane aho wabonaga abantu babishimiye, dore ko buriya bavuga yuko abana bashimisha cyane. Abana si nk'abantu bakuru, ibyo ni ukuri turabizi. Byari ibintu bari bizihiwe cyane bishimye. Gusa ariko mbere yuko bagenda n'ubundi ndakwibutsa yuko mbere yuko baturuka mu gihugu cy'u Rwanda bari babanje kujya guhura na equipe ya Yanga. Equipe yari ifite umukino wa gishuti ni na Rayon Sport. Gusa ariko so wa gishuti ubwo zari match za pre-season, ni match yabirara muri Stade Amahoro ku munsi w'igikundiro. Murabyibuka yuko Yanga yaje gutsinda Rayon Sport ibitego 3-1. Match yari ikomeye, yari naryoshye. Aba bana mbere yuko match bamwijoro ryabanje guhura n'abakinnyi bo muri equipe ya Yanga, bahura na perezida wayo, baraganira, barabyina ku kibuga cy'imyitozo aho Yanga yari iherereye. Byari ibintu bisa neza cyane, ubona bishimye abafana nubwo batari bahari, ariko byari ibintu bisa neza cyane. Abakinnyi bo muri Yanga batandukanye wabonaga bishimiye abo bana, babaganiriza. Abana nabo ni impano, ni talented zigendera, icyo ntabwo twagitinda. Twagiye tubabona ahantu bagiye bakora stages zitandukanye muri Genesis Comedy twarababonye. Twagiye tubabona na hamwe bakunze gukorera ama challenge yabo bamaze gusetinga nk'ahantu habo rwose. Ukibona video tuvuga ko ari abana bo muri Moriox Kids. Abana rero nyuma y'uko bahuye na equipe ya Yanga bwarakeye, hacamo nk'umunsi umwe bazamuka muri Qatar bakomeza muri Armenia, aho tubashimira ibikorwa sinzi uburyo nabisobanura, ibikorwa by'ubutwari cyangwa se
by'ubudahangarwa bakoreye hano muri Armenia. Ni igitaramo cyiza, ni igitaramo cyasaga neza, aho babyina indirimbo zitandukanye, indirimbo z'abanzi bagiye bamenyekanisha. Gusa ariko nagiye twigarukire ko bita Kiriko Akiri, umwe mu basore bakomeye cyane bakoranye indirimbo n'umuhanzi urimo Kivumbi, umuhanzi urimo Chris Easy n'abandi banzi batandukanye bo mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi uyu musore afite indirimbo bita Ahanihe. Aba bana nibo bayimenyekanishe ku rundi rwego, igira views miliyoni mu gihe gito kuri YouTube. Uyu musore bita Kiriko Akiri we byaramurenze, yumva si ibintu bishoboka, si ibintu yararimo waratekereza cyangwa se expectingaga. Arangije anyarukira ku mbuga nkoranyambaga ziravuga ati ndashimira buri umwe wese wakoze cyangwa se wagize icyo akora kuri iyi ndirimbo, by'umwihariko abana bita Moriox Kids, abana bo mu gihugu cy'u Rwanda bankoreye ibyo ntatekerezaga. Mu gihugu cy'u Burundi n'ubu kugeza kuri no munsi bari kubagaruka bavuga bati aba bana ni intwari, n'abahanga, ibyo bakoreyeho bita Kiriko Akiri, kuko abantu mwagiye mubona iriya ndirimbo na challenge zose zagiye zikorwa n'abanyarwanda zigendeye kuri ndirimbo bita Ahanihe, ubona ko zaturutse kuri challenge cyangwa se kuri challenge nyinshi twagiye tubona kuri Moriox Kids, abana babahanga kugeza kuri no munsi. Twebwe cyangwa se giye ku giti cyanjye nakita itsinda rikomeye ry'ababyinnyi kugeza kuri no munsi mu gihugu cy'u Rwanda riyoboye, mbona ari Moriox Kids, binyuze mu buryo butandukanye, haba imibare, uburyo bakurikiranwa, uburyo bafite igikundiro muri public. Kuko nakubwiye ko iyi video kugira ngo nyigarukeho cyangwa se nyikore byatewe na commentaire nabonye ku munsi w'ejo, abantu bazigaruka bavuga bati kuki mutavuga kuri Moriox Kids, kuki mutabavugaho, ni ikihe kibazo gihari, kuko bari gukora ibikorwa bikomeye. Aba bana rero kugeza kuri no munsi turategereza ikindi gikorwa cyangwa se next move yabo, ikindi bari buze gukurikizaho. Gusa ariko icyo nababwira cyo ni ukubashimira. Uwo nkurikiranye muri aka kanya manuka muri commentaire ku giti cyawe urabyumva ute, aba bana nicyo wabitora, nicyo wabashimira, ko njye ku giti cyanjye biba byandenze, ibintu biba birenze. Nagarimwe twe dusanzwe tubona hano mu gihugu cy'u Rwanda aho umuntu ashobora gukora combination y'abana bangana kuriya, akaba managinga bigakunda, bagakora ibikorwa birenze igihugu cy'u Rwanda na East Africa n'umugabane wa Afrika bikagera ku isi muri rusange. Ni ibintu bikomeye cyane. Ndagushimiye twe turi kumwe muri aka kanya, nkwibutsa yuko ngibiri kumva kuri micro ni Philox umwana wo mu ntara, kandi subscribe tugiye tubana buri munsi ibigano nk'ingi nakagaruka. Ukeneye kunkurikirana kuri platforms zitandukanye hose ni Philox, ndagushimiye cyane.